that dependent on foreign aid for a long time. I think you're one of Rwanda is a country that dependent on foreign aid for a long time. I think you're one of the biggest beneficiaries. Rwanda ni igihugu cyakomeje kugenda rwose ubona ko n'iterambere ryacyo rishingira cyane rwose ku bijyanye n'inkunga aho mu myaka yashize byari bigeze nko kuri za 90% ariko ubu ngubu muri iyi myaka turabona inkunga byibura ziri mu havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiririo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiririo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiririo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiririo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiririo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. hamwe na Amiririo Estate turaheza ku 15% urabivugaho iki kubera iki byabaye gutyo? Twebwe ikintu twebwe twashatse gukora nuko igihugu buriya twari tuzikeneye nibyo muri yo myaka tugitangira ariko tuzikeneye kugira ngo zitwubakire ubushobozi atari ukugira ngo zitwubakire ejo hazaza. Mwabyumvishije ni ikiganiro kigufi ni agace gato y'ikiganiro His Excellency Paul Kagame ako yagiranye n'umwe mu banyamakuru rwose ukomeje kugenda agarukaho cyane bagiranye ibiganiro ariko turimo tugenda tubagezaho ibyo bagiye baganira buhoro buhoro. Turaje no tubabwire uburyo ki His Excellency Paul Kagame rwose yagaragaje uburyo ki ibihugu bigutera inkunga ngo biba bishaka yuko ngo wanaba cyangwa se wajya no muri controle zabyo byakuyoboraho kugira ngo abari wowe wiyobora. Sibyo gusa turi bugarukeho, reka tujye no kwa Colonel Nanga. Tugiye kugerageza gustrugglinga cyangwa se tugiye kugerageza guhangana rwose duhangane no kugira ngo twebwe icyo turwanira dore ngiki nta gihugu ikigaragara dufite rwose. Hari uburyo bwinshi, hari ibihamya byinshi bigaragara ko twatakaje igihugu, turimo turarwanira twebwe igihugu. Ibi nabyo ni ibintu tugiye kugarukaho aho Colonel Nanga yararimo aganira na kimwe mu bitangazamakuru. Abantu benshi batangiye kugarura aya magambo bavuga bati nyamara uyu mugabo mu by'ukuri His Excellency Tshisekedi Chilombo yagaragaje yuko ashaka ibiganiro batari ko se ubazaganira n'aba bagabo bigaragara ko bifuza ibintu bikomeye cyane, azabigeraho azabyemera bizagenda gute mu by'ukuri? Aya magambo rwose ya Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo nayo tugiye kuyagarukaho nkuko byakomeje kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane, dufite amakuru mu by'ukuri mwoka byaramwe aturuka muri Side Kivu. Ubu ngubu umutwe wa M23 nyuma yo gufata sheferi ya Kaziba, umutwe wa M23 rwose turaza kubiheraho warangije no gufata iyindi santere ikomeye cyane muri Warungu. Imirwano kandi iracyakomeje mu bice bya Plateau ya Rurambo aho ngo barimo barerekeza mu misozi
miremire y'umurenge guhura na twirwaneho. Wazalendo kandi biravugwa yuko zakamejeje, ubwo nabyo turabigarukaho, aho zirimo ziraturuka Uvira ndetse na Blaka kugira ngo bajye guhangana na M23 muri biriya bice byo hejuru rwose. M23 bigaragara yuko ishobora kuza guhuriramo na twirwaneho bakataka bikomeye cyane. Benshi kandi bakomeje kugenda bavuga ku kijyanye n'isaba ry'ibiganiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bamwe batangiye kwibaza impamvu yagiye kubisaba kuri uyu mugabo Joel Lorenzo, kandi Joel Lorenzo yararangije kwikura mu biganiro cyangwa se kugaragaza neza yuko nta nshingano afite z'ibi biganiro bitewe n'izindi nshingano afite zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abantu baribaza bati ese ibi biganiro bizagira umusaruro, ese bizagenda gute? Ni mu gihe ariko Angola mu by'ukuri yasohoye itangazo rigaragaza yuko ngo igiye guhamagara intumwa za Alliance Fleuve Congo bari M23 kugira ngo baganire. Ibi nabyo ni ibintu tugomba kugarukaho gatanu kuri gatanu, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho. Abayobozi bakuru b'ishyaka rya Kabila ubu tuvugana ntago bemerewe kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru nayo yakomeje kugenda igarukaho na benshi cyane bavuga bati mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuza mu by'ukuri kwikoza agati hahandi, kubera yuko murabona ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abari ku rundi ruhande barimo baratsikamirwa ku rwego rukomeye. Ikindi turaza kugaruka hano, Gatera yanditse igitabo ngo kigaragaza icyashyira iherezo ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugarukaho gato twumve ese n'ibiki byaba bikuriye muri iki gitabo. Turareba ku ncamake, ni byinshi cyane. His Excellency Paul Kagame kandi mu kiganiro yagiranye n'uriya munyamakuru yakomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri ngo buriya hari ibintu byibura bigaragara ko bishobora kuba byatanga umusaruro mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ni ibintu bitatu rwose byakemura ibibazo, ibi nabyo turabigarukaho. Ati nakwifuje ko kandi Perezida wa kiriya gihugu cya Kongo atakabaye kuba ariwe ukiyobora. Mana yanjye, ibintu byakomeye cyane. Andi makuru biravugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bamwe ngo bakomeje kwitandukanya n'abavuye muri Wazalendo bakajya muri Alliance Fleuve Congo. Turaza kugaruka ku byavuzwe kuri General Kambale, bigaragara ko ngo yagizwe umuyobozi w'itsinda ryasigaye rya AFPP Bale ape. Abangaba abayobozi babo ngira ngo murabazi bo kwa Kabido barangije kugaragaza yuko bagiye rwose muri Alliance Fleuve Congo. Turaza kugaruka ku mugabo witwa Zungurizwa Generali Bigabo Jonas ndetse na Generali Kasumba Reteke. Ubwo ngubwo turaza kurebera hamwe ese aba bashinzwe iki. Turaza kugaruka mbese kubagiye bagaragaza yuko ngo badashaka kujya gufatanya Alliance Fleuve Congo, nubwo twatangiye kumenya ko hari benshi cyane rwose ngo barimo barajya kwifatanya nabo, ndetse hari n'abandi ngo barimo barategura amatangazo rwose ndetse no gusaba uburyo bwose bakwifatanya na Alliance Fleuve Congo. Amakuru ni menshi cyane, icyo usabwa ni ukubana natwe gatanu kuri gatanu ku murongo wacu wa YouTube ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe. Watwandikira kuri 07225254 ukaduha igitekerezo icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba wanadusaba cyangwa ukatubwira icyifuzo ufite, cyane abantu bashaka kwamamaza rwose. Ngira ngo murabibona ko umurongo wacu urakurikirwa cyane. Tumaze kuba umuryango mugari, abantu 31,550. Ntago ari abantu bakeya ku buryo abafite ibikorwa rwose mutagira gutya ngo mubizane tubamamarize. Mwabonye ko twatangiye kwamamaza.
ubwo tunababwira ko rwose muganga Thomas agukoraho rikaka. Ubwo rero watwandikira kuri iyo nimero 07262254 tukabana 5-kuri-5. Munyemerere rero mbere yo kukugezaho iki kiganiro kigufiya na gace gato nafashe mu kiganiro umunyamakuru yagiranaga na His Excellence Paul Kagame kugira ngo tukababwire cyane cyane ku kijyanye n'inkunga z'amahanga. Nibyo rwose tugiye kugarukaho, ibindi ndagenda mbibabwira nkoresheje inyandiko twagerageje gukusanya na articles zitandukanye. Ahubwo mbanze mbabwire operation Karahabutaka ibikomeje kugenda biba muri Sud Kivu cyane ahakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye cyane. Hano uri mu misozi y'Umurenge yanyandikiye ati waramutse, uyu munsi turongeye turamutse amahoro. Ku munsi w'ejo nta mirwano yigeze iba ndetse nta bitero bya drone byigeze biba, atariko nago imirimo yose yakomeje neza bitewe nuko abaturage bakomeje kugenda bagira ubwoba bw'uko isaha n'isaha ashobora kuza kugabwa ibitero. Namubajije ku kijyanye n'amashuri twari twabonye yasaga naho yafunze, ati amashuri nayo ku munsi w'ejo ntago yigeze afungura, atariko uyu munsi hari bamwe bagiye kwiga cyane abari mu bice bikontorowe neza na twirwaneho. Ati gusa ibintu biracyagoye kuko abaturage baragaragaza ko bafite ubwoba, nta cyizere bafitiye guverinoma yuko isaha n'isaha itagaba ibitero mu misozi miremire y'Umurenge. Ati turamutse amahoro nuko bimeze muri make. Ngira ngo murabyumva, mu misozi miremire y'Umurenge nta bitero birimo biravuza ubuhuha, ariko murabyumva yuko ntago bafite navuga icyizere cyuzuye cyuko isaha n'isaha ahantu hadashobora kuba hanagwa ibibombe. Gusa wareba uburyo ki guverinoma ya Kinshasa itera ibibombe hariya ukabona ni mu gihe hakozwe igikorwa navuga mu by'ukuri kibarakaza, kuko ejo bundi batera ibitero cyabagaba ibitero hakoreshejwe indege na Sukhoi 25 ya Sukhoi 25 byatewe nuko ngo hari haje indege yari y'ubutabazi kuri twirwaneho, ndetse n'abaturage hariya ngo bakomeretse yari ije kubatwara kugira ngo bajye kuvurwa. Abaturage rwose ngo bakomeretse hariya, ni Croix Rouge ngo yari ije kubatwara, biza kurangira rero bigize gutya birakaza abayobozi b'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bituma batera ziriya bombe, maybe ko bagira ngo batange gasopo ku bashaka kuzajya bakomeza kugenda bazana ibikorwa kuri kiriya kibuga cy'indege gikontoro ubu tuvugana na twirwaneho. Nuko amakuru ameze yo mu misozi miremire y'Umurenge. Nyuma ya sheferi ya Kaziba imirwaniro irakomeje hagati ya M23 ndetse n'abarundi, kuko hari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nta mbaraga nyinshi rwose ngo bafite, ahubwo abantu bitwa abarundi mwoka byaramwe bakamejeje, abarundi bameze nabi. M23 rero nyuma yo gufata Kaziba yakubitanye bikomeye cyane n'abarundi, irabashushubikanya ibarenza imisozi n'imisozi, birangira yifatiye santere ikomeye cyane, santere yitwa Mushinga yo muri Warungu. Imirwano irakomeje muri Haut Plateau ya Rurambo. Imirwano kandi bikavuga ko ikomeje ndetse yerekeje no mu misozi ikikije imisozi ngo ikikije agace k'ahantu hitwa muri Tara werekeza mu Rurambo, kugira ngo bazahure n'abarwanyi batwirwaneho barwanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Ngo muri iyi misozi rero strategique no M23 yatangiye kugera, ubwo murabyumva nyuma ya Kaziba bigaruriye agasozi cyangwa se bigaruriye igice kirimo umujyi witwa Mushinga, ariko bakaba bagikomeje mu misozi miremire. Wazalendo biravugwa yuko
ngo irimo iragerageza kurwana ku yindi santere yitwa Ruwinja kugira ngo M23 itahafata. Amakuru gusa ahari akavuga ko M23 aha hantu ihafite muri target zayo, nuko rero ngo ubu tuvugana bakaba bakikije iyi Ruwinja, iyi misozi rwose ngo ya Ruwinja, ku buryo rero isaha n'isaha n'ubundi dushobora kujya kumva tukumva ngo uyu mujyi cyangwa se iyi santere ya Ruwinja nayo ifashwe na M23 mw'abantu mwe. Ibintu ntago byoroshye, noneho byafashe indi ntera. Ntago byoroshye na gatoya. Ubwo ngubwo turaza kubigarukaho tubabwire ngo bimeze gute. Mu kibaya cya Ruzizi biravugwa ko gikomeje kumenwa abasirikare ba Abarundi baturuka ngo mu gihugu cyabo, aho rero ngo aba Barundi byibura ku munsi w'ejo hamenywe imodokari ngo yanyandikiye ati kuri boda ya Kavimvira hageze amamodoka y'amakamyo agera kuri 10 azanye abasirikare. Arongera arambwira ati abo basirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo barangije kumenya amakuru. Ngira ngo nari nabibabwiye ariko ntago amakuru yose twari twakayamenye. Ngo harimo Abarundi, aba FDLR, imbonerakure ndetse na Wazalendo zimaze iminsi zitorezwa mu gihugu cy'u Burundi mu mashyamba y'i Burundi. Bikavugwa ko kandi ngo hari n'izindi zigera kuri 12, urumva 12 nazo ngo zoherejwe hano n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko zigahagarara ku mupaka, abasirikare bakavamo ubundi bagatangira kugenda n'iz'igisirikare cya leta Kongo FARDC cyahunganye hariya. Ngira ngo rero murumva ko mu by'ukuri Uburundi rwose bukomeje kudeployinga, ndetse barakaye cyane. Baravuga ko aha hantu ngo bagomba kwarwanira byanga bikunda. Abantu benshi barimo baranaliza bavuga ngo Uburundi bushobora kuza kurwana na confidence igihe M23 yabigeze muri Uvira, bikarangira mu by'ukuri babaye nk'abiyahura, ndetse bikarangira ahubwo Uburundi bubihombeyemo, dore ko iriya Uvira iteganye neza n'umujyi murwa rwose mukuru w'ubucuruzi wa kira gihugu cy'u Burundi. Abantu batinyamara hashobora kuza guca uwambaye. Mu yandi makuru, muri teritwari ya Masisi biravugwa ko n'ubundi imirwano ikomeje kugenda isatira rwose teritwari ya Warikare, aho rero bivugwa yuko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda batera intambwe begera imbere berekera muri Warikare. Benshi bati nyamara hashobora kuza gufatwa ibindi bice mbere yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo rwose abona ikintu cyitwa ibiganiro yagiye gusaba cyangwa se yagiye guhendahendera hariya muri Angola, asaba ko bamuhuza rwose n'aba barwanyi ba M23. bati nutagira vuba rwose ahubwo abahungu umuvuduko barimo birarangira bagusanze iki casa. Mu yandi makuru, Rubero ibintu bikomeje mu by'ukuri gukara no gukarata, kubera yuko abarwanyi ba M23 bakomeje ngo kugaragaza yuko igisirikare cya leta Kongo FARDC kiri kujya kibasatira ibirometero barimo barabimaramo. Mu by'ukuri ibirometero ngo barimo rwose barimo barabimaramo. Ibintu rero bishobora kuba biteye impungenge ku rwego rwo hejuru, biteye impungenge kubera yuko bishobora kuza gutuma haduka imirwano karahabutaka, ndetse imirwano ishobora kuba iremereye, kubera yuko FARDC birumvikana yanze kureka ibyo by'imirwano, kuko UPDF ngira babwira kureka imirwano bakabyanga, bakagenda ahubwo ngo basatira M23. Ubwo muri Rubero rero naho turiteguye ko isaha n'isaha hashobora kuza kuba imirwano ikomeye cyane,
cyane ukurikije amakuru arimo araturukayo. Munyemerere rero tukumve ibijyanye n'ibyakomeje kugenda bigarukwaho nyuma y'uko Tshisekedi Tshilombo asabye ibiganiro. Ese aya magambo ya Koloneli Nanga ashatse kuvuga iki? Mureke tuyagarukeho mwumve uburemere bwayo. Ese Tshisekedi ubundi azabasha guhaza ibyifuzo bya M23 na Alliance Fleuve Congo ko barimo baramubaza ibintu byinshi cyane byapfuye mu gihugu, kandi kariwe nyine ugomba byanga bikunda gutanga umurongo ko guverinoma ye ari igomba gutanga umurongo? Banza wumve Koloneli Nanga. We are going to struggle. We are fighting for the noble reason, and we have the reason to fight. The reason is that we don't have a country. Ati twebwe dufite ibyo kurwana, dufite impamvu, dufite rwose mu by'ukuri impamvu yumvikana. Ubu tuvugana nta gihugu dufite. There is a risk that even we lose the country. We are fighting for Congo. Ikiriho twebwe hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko nta gihugu dufite. Ubu turi kurwanira Congo. For Congo people. Tukarwanira abaturage bayo. And our cause is for Congo people. Rwose twebwe koze yacu cyangwa se impamvu yacu ni abaturage ba Congo. We want Congolese people, refugees, to come down. Turashaka ko impunzi z'abanyekongo zahungiye hirya no hino zigaruka To come home, back home. bakagaruka mu rugo. We want Congolese to have food. Turashaka abanyekongo bagira ibiryo bakarya bagahaga, Like you in your nk'uko nawe wa munyamakuru we iwanyu urya. you do. Yari arimo aganira n'ikinyamakuru The New Times. We need Congolese children to go to school Twe turashaka abana b'abanyekongo bajya ku ishuri and go to school. bakajya kwiga. We need to have health care. Turashaka mu by'ukuri ubuzima buzira umuze. Turashaka ubuvuzi bwuzuye And so on. ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. You in your country, you have roads. Ati we mu gihugu cyawe ntufite rwose ubwisanzure, ntubona byose. In my country, once you reach the border, no road anymore. Bo twebwe urabona mufite imihanda, mugira ibintu byose, ariko ibaze ko twe mu gihugu cyacu abaturage benshi bashaka kugenda ariko nta mihanda ihari. So are we going to continue like this? Ngiye niyo mpamvu turashaka gukomeza kuri uyu mujyo. Niyo mpamvu ibi bintu turabikomeje. No state, failure of state, we will be in danger, even against you guys. So this is what we are to create the state and to give good life. Living together between communities, no exclusion. Turashaka rero ubwo ngubwo rwose kugira igihugu, tukagira igihugu kimeze neza, kidafite ibibazo, No discrimination. kidafite ibya discrimination, ivangura. Those are the things that have pushed us to fight, and we are going to do from here to the west, mean to Kinshasa, to liberate all the country against this man. Ati rero ubwo urumva twebwe icyo dushaka turava aha tugere mu burengerazuba, niturangiza kandi tugomba gufata igihugu cyose, tugomba kugera byanga bikunda Kinshasa. Aya magambo abantu barimo barayumva bakavuga bati uyu muntu witwa Koloneli Nanga mwoka byaramwe, uyu Koloneli Nanga nakasa mutwe nikasha makokera. Ese mu by'ukuri Tshisekedi azahaza ibyifuzo by'aba bagabo? Baramushinza byinshi, igihugu cyarangije kujya mu matsa, nago bishimiye na gato y'imiyoborere y'iki gihugu. Ese bimeze gute? Saba ngaba gusa rero His Excellency Paul Kagame hari amagambo yatangaje cyane cyane ku bijyanye n'uburyo ki mu by'ukuri yifuza ko igihugu cyakabayeho. Mbere yo kukugezaho ibyo yavuze,
ku bijyanye n'inuzana n'iby'inkunga mbanze nkubwire yuko yavuze yuko yakwifuje ko perezida Tshisekedi Chilombo atakabaye umuyobozi wa kiriya gihugu. Uti bimeze gute? Perezida Paul Kagame yavuze yuko mu by'ukuri ngo aramutse yongeye kwicarana na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida Felix Antoine Tshisekedi yamubwira ko abona atarakwiriye kuyobora rwose kiriya gihugu. aha hantu noneho bizagenda gute? Ahantu bizagenda gute? Ibi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho n'ubundi muri cya kiganiro nakubwiye kirekire rwose yagiranye n'umunyamakuru witwa Mario Naufal. Cyatambutse rero ku rubuga rwa X kuri uyu wa 11 Werurwe 2025. Perezida Paul Kagame rero kandi yavuze yuko mu by'ukuri yagiye aganira na perezida Tshisekedi Chilombo inshuro nyinshi cyane akijya no ku butegetsi, ndetse n'ubu ngubu ngo yiteguye rwose kuba yaganira nawe, ariko ko ngo yabonye ko bigoye kumvikana nawe kuko rwose ngo bamara kuvugana ibyo bavuganye, ibyo bumvikanyeho, akava aho ngaho yarangije kubihindura. Ati ntabwo rwose nanga kuganira nawe pe, ariko dukwiriye kuba tuvugana ibintu bifitiye inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo. Nta kibazo mfitanye nawe kidasanzwe kitagakwiye gukemuka, nta kibazo rwose mbifiteho. Kumvikana rero na Tshisekedi ngo nicyo kintu rwose cya mbere kigoye. Ati ndashaka rwose no kubyerekana, nshaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe waza akambwira ati wowe urabeshya. Nagiye nganira nawe mukemeranya ibintu, yaba agisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa se akaba ahise abihindura, ukumva avuga ngo oya ntabwo rwose ibyo ngibyo twigeze tubivuga. Abajijwe rero icyo mu by'ukuri yabwira perezida Tshisekedi babaye bicaranye ako kanya, perezida Paul Kagame niho yagize ati namubwira ngo nakwifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza, kandi rwose ubutaha ninongera kwicarana nawe nzabimubwirira imbona nkubone. Yagarutse rero mu by'ukuri ku nkuru y'umusaza ngo uw'umutaliyani Tshisekedi yakoreraga mu Bubiligi atwara pizza, avuga yuko rwose ngo ubwo yumvaga ko yabaye perezida yifashe impungenge ngo kuko ngo n'ako kazi yamukoreraga atari umwizerwa muri ko, ariko mwoka byaramwe. His Excellency Paul Kagame yagize ati sinzi niba warabibonye, hari umuryango w'abataliyani, urabizi perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze imyaka myinshi cyane mu Bubiligi atwara taxi, akora n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Nabwo ngo yari afite imyitwarire mibi, umugabo rwose ngo w'umutaliyani wari waramuhaye ako kazi ko gutwara pizza, ubwo yumvaga ko rwose perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo yagaragaye ari perezida, ati rwose yaravuze ati mana yanjye, ati koko uyu muntu utaranabashaga no gukora akazi ke ko gutwara pizza neza yabaye perezida. His Excellency Paul Kagame rero ubwo yabigarutseho mu by'ukuri agaragaza ko perezida Tshisekedi atari uwo kwizerwa. Tshisekedi rero mu by'ukuri afite ngo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Perezida Paul Kagame yavuze yuko ngo impamvu abona perezida Tshisekedi
azarira mu gushaka gukemura ibibazo by'abatutsi b'abanyekongo ngo ari nabyo byatumye M23 mu by'ukuri ngo yubura imirwano ari uko ngo nawe ubwe afite ingengabitekerezo ya jenoside nk'abandi bamubanjirije. Ati ntekereza ko afite ingengabitekerezo ya jenoside nk'abandi. Navuganye nawe nk'inshuro 100 mbere y'ibi bibazo. Twaravuganye n'igihe rwose yabaga perezida, sinitaye kuko yabaye perezida, ntabwo rwose yigeze atorwa inshuro zombi. Inshuro ya mbere yahawe ubutegetsi, inshuro ya kabiri yitangaje nka perezida asaba abantu bose guceceka, biba ndetse ari nako bigenda, ariko ibyo ntabwo bindeba. Perezida Kagame yavuze yuko mu by'ukuri ngo impamvu abona ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidakemurwa cyangwa se bidashobora kubonerwa umuti ngo nuko bakomeza kubitwerera u Rwanda, ndetse kandi bikavugwa ko rufasha M23 ari mu by'ukuri ngo abatutsi b'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ababivuga kandi ngo bakaba ari abatekerezaga ko bakwiriye kuba barabirukanye muri Kongo cyangwa bakabica bagashira bose. Bikaba rero mu by'ukuri ngo bitarabaye kandi u Rwanda rukaba ari rwo rwatumye ibyo byose bitaba. Ati niyo mpamvu rero ibyo tubirenganyirizwa igihe cyose. Yavuze yuko rero mu by'ukuri ngo nubwo bimeze bityo u Rwanda rwifuza amahoro muri Kongo, kuko mu gihe ifite amahoro bivuze amahoro ku Rwanda, kugira ngo kandi ngo bakomeze ndetse no kubaka ibihugu byombi, kimwe rero no kubaka iki gihugu cy'u Rwanda ngo gito rwose. Kongo kuba yabifite amahoro n'u Rwanda narwo rwaba rufite amahoro. Reka rero turebere hamwe ikiganiro yagiranye rwose n'umwe mu banyamakuru baganira cyane cyane ku bijyanye n'iby'inkunga. Uyu munyamakuru n'ubundi cyo ni ikiganiro twagerageje no kubashyirira mu rurimi rw'ikinyarwanda.